Shamana nyagasani nubwo ariko amafaranga yagiye ariko byakabaye isomo kuri njye kandi nubwo nizeye ko amafaranga ari bugaruke. I know yaragiye ariko byakabaye isomo akimana ifasha garuka kuko ira business yanjye yaripfuye tu. Kunde kigoje kuninda nizeye indaya tu ko ntabwo nakongera kurorera akose naka gatoya. Niyatari Imana imfashe muri amafaranga garuka kuko ntabasubiye inyuma tu. Arategereje kuza kundeba ndakura ni karibu wanjye. Rero urakoze kuma karibu. Narategereje icyagiye uzi ko wari wambeshye ngo urahita uza kundeba ngo hari umumabuje wari wako. Ngiye ngo umurangire umukozi ndategereza ndaheba. Ariko birakandi kugenda mbibona sha. Hari ubwo byari kwa kangahera. Subwo si hari kwa kabirira. Ari kwa kabiri. Mbwiye ngo uvuye kureba wa mukobwa w'inshuti yawe. Cyagihe nahise nanjye ngenda. Nanjye mfite utuntu twinshi ngenda njyamo. Ako shawe ufite fresher umusatsi wawe ni mwiza pe. Abatoya murakimara. None se nundi ko nta kindi kintu umuntu abakorera gusa neza. Ugomba kwiyitaho. Wa mungane. Nuko ariko meze neza. Candaho. Nyine ubushize narakubwiye ngo nzakurangira. Ariko ubu noneho ese ubundi nakaye kazi washobora. Ubushize twarabunga ko ngufura ariko nyine ubimbwa ndi kwihuta. Akaza kariko kose. Habe gukurupa, habe koza amasahani. Erega hari abantu baba bari mu ngo batabona umwanya wo koza ibyombo, batabona n'umwanya wo guteka, habe no gukura ntibabone umwanya. Ariko ngi ibyo nabikora amafaranga nkayabona. Ndi gushaka amafaranga ku buryo nzatungura umugabo wanjye. Ntabwo nabikubwiye ko yambujije kujya mu kazi. Warabimbwiye. Yambujije gushaka akazi akariko kose ariko ubunanye. Ndi kumuca inyuma nkagashaka akariko kose ntako nsize inyuma. Ese wumva ko wakwicara hano nk'ivaze cyangwa nk'akabati cyangwa nk'ameza baraguza agatelefone. Igitengera cyiza inkweto nziza ndayibona isakoshi nziza abana bariga nta kibazo ariko se nkanjye nk'umugore kibazo umugore w'irugo wicaye mu rugo ngaho hanze mu nzu guhaha kuri butike gusa ubwo amaherezo naya. None se ubwo ngubwo mubwiye ko ushaka gushaka akaza kubwira ngo iki? Arambwa ngo nicare mu rugo ajye nsanga mu rugo murerera abana nta kintu. None se ariko hari ibintu abagabo badatekereza bagira ngo mu mitwe yose nzi ikibazo kiba kirimo. Aba yumva yuko wakwicara ese ejo arwaye babana babaho gute? Nyine se urumva kandi wasanga abana barabajyanye mu ishuri ryiza abambika neza ejo arwaye cyangwa ejo wenda bikaba ngombwa yuko wenda uwiteka mwisubiza byagenda bite? None ibyo wibimbwira none uratuma ndushaho kugira ubwoba. Niyo mpamvu rero nanjye nahabutse. Ibintu byose mu buzima tugomba kubitekereza. Niyo mpamvu sibyo ariko reka nkubwire atazimwe mwana wazifite icyondo. Icyondo si ukirashiramura kandi nizo nshaka kwambara mu kanya mu gisimenti haba hahiye mu kanya ni sho amafaranga ashaya wa mugabo ngomba kuyatse njyana mu magari. Allo? Allo? Oui. Adere biteze? Ni byiza. Makuru? Ni meza. Meze neza? Yego meze neza. Biragenda? Nta kibazo. Wamenye se? Oya ntabwo nakumenye. Ni Patrick. Patrick? Yego. Patrick wa mujama twajyaga dusangira akaza kutuvamo ngagiye ngo mu nama z'urubyiruko ngagiye kuba umuyobozi ra. Wowe ushinzwe urubyiruko rwose. Ngewe. Okay, none se no kumamagaye uragira ngo tujye kongera gusangira byeri se? Ndagira ngo nanagusuhuzeho nyine maze iminsi ntakubona. Ndahari ngiye nibereye mu rugo pe nta kibazo. None se umeze neza? Kuri meze neza nta kibazo. Amakuru yawe ni meza.
kuri nta kibazo ngiye meze neza. ariko maze iminsi numva amakuru yawe atari meza ahubwo nibyo nturi kumbeshya. Ngewe amakuru yanjye atari meza si ubwo ni nk'ayayo. Hari amakuru ariko kuvugwa hano hanze muri karitsiye atari meza. Ndabura se amakuru ni ayahe se? Hari amakuru atari meza rwose, ibintu byo gutwara amafaranga, ibintu nk'ibyo bimeze bite? Ngewe Adeline se cyangwa hari undi muntu muri karitsiye yitwa Adeline? Ni wowe Adeline rwose. Ntabwo ari ngewe tu, ntabwo ari njye uri yese. Ndi hano hafi muri karitsiye, ahubwo se uri mu rugo ngo nze tubivugane. Cyangwa ino nari ndi mu rugo nta kibazo. Ariko utebuke ko mfite gahunda ngiye kujyamo mu kanya. Hajya ni muri cya gipangu niba nibuka neza. Yego cy'umutuku. Aho ngaho ndaje rwose, hari amakuru maze iminsi numva atari meza sinzi. Bino yame nta kibazo tebuka. Niko reka nze nishirira amatsiko nyine nawe unyibwirira ukuri kwawe. Aya ngwino nta kibazo. Sawa ndaje rwose. Sawa. Amakuru noneho baza barabaye icyamamare muri iyi karitsiye. Ayo makuru si ubwo ni ayahe? Ngereze ndebe wasanga ntawamenya, asanga ari cya kigabo kiri kugenda kibaneza. Nuko naba naburijwe ra. Atari nariye menshi nawe ngagiye kumbana ingara. Ndebe byari byo kabanagure ngende k'amafaranga ndaba ndetse kuyarya ataza kunkoraho dasanga ngiye muri gereza. Ibaze ngiye muri gereza. Nyina bigenza ntera. Kandi nade yarabimbwiye. Akoreka negereza uriya muyobozi aze. Ibi byari byo. Ngereze ndebe byari byo wasanga atari nabyo ndi gutekereza nabi. Urukumva icyo giti nyine kirazamuka niba ni gifite kiza n'ururabyo rumeze gifite uturabyo tw'umuhondo twiza. Ubuse si igihwagari. Aha cyangwa babinywa no mu gikoma. Babikoramo n'isosi bivamo n'amavuta meza cyane. Ziraza kristal bibona n'ibyo. Rero musaza wanjye nyaramba afite isoko ryo hanze, afite n'ibintu by'amawatermelon ngahinga. Nyine afite ibintu byinshi. Kandi njya mbona akunda guhereza abantu bazi gukora. Nawe ushaka ndaza kumukubariza ariko ntago ari bukwimakaza. Umbarize abo nabacubijwe icyo nzi cyo nabacubijwe. Kandi ahemba neza kabisa. Umva ku munsi atanga niba ari 3,000 4 kandi utaha saa 5 z'amanywa. Saa moya n'igice cyangwa saa 2. Saa moya n'igice mugeze mu kazi noneho we abafite n'igitabo ku buryo abandikira abahembera icyumweru. Apo ako nakaburi rero ukagenda ugakora ugatungurwa n'abundi uwo mugabo. Wagira ngo se nayamwereka nzajya nyashyira mu kimina. Nzajya mu kimina kimwe kigabana ku mwaka. Ariko uzi ibintu byambayeho vuba. Deri. Wiriwe. Meze bite se? Ni sawa. Amakuru? Meze neza. Cyane kare wicaye hano mu nzu ntago ndakoramo amasuku nicare hano hanze. Ubuse ni ngombwa kwicara ndimo ndi kwihuta ngo nuko nagira ngo ari utuntu duke tuvugane nyine. Icara umbwire nta kibazo ari. Nicare nkubwire. Icare ntacyo ariko umeze neza. Meze neza. None se ko hari amakuru atari meza ndi kukumva mwana wa mama. Naye makuru nawe rero wigize umunyamakuru muri karitsiye batuvuyemo meruka twara abapampe amakuru se nayaye. Ntago ari ukwigira umunyamakuru ahubwo hari amakuru atari meza nakumvisha ndavuga ni Adeline nk'umuntu tuziranye. Reka banze ngende menye neza ko ayo makuru ari aya nyayo. Hari amakuru atari meza rwose ndi kumva hano hanze ngo hari amafaranga yatwaye. Ayo makuru yaba ari yo ko meruka umwana witonda ko meruka nta kibazo byagenze bite. Mama ngo hari amafaranga watwaye kandi menshi. Amakuru se ndoye ko amakuru ari hano hanze barimo baragushaka rero nge numvishe bo gushaka nk'umuyobozi w'urubyiruko ndavuga na Adeline ni inshuti yanjye ndamuzi. Reka mugero banze numve niba ayo makuru ari aya nyayo. None se amakuru wabayakuye hehe rata wowe nk'umuntu wanjye ndabura mwana akiri kare numve. Mbasha rero mubwire mwana wa mama amakuru hano hanze muri karitsiye azwi na buri wese. Ngewe nanjye mbaye ndi gutambuka barantangiriye ati Patrick nk'umuyobozi w'urubyiruko ko abana bawe uyobora bakunaniye. Ndababaza ati se ninde wananiye? Barambwira ati Adeline wa mukobwa mwiza pe. Ati amaze arimo kwiba cyane ati amafaranga y'abandi yarayatwaye. Ndavuga ni rero si ibi bintu
kabanze ngende nishirira amatsiko banze nkwibarize menye koko se iyo nkuru niba ariyo umenye nuko wakwitwara hakiri kare ariko rero niba ari byo wabukabije pe ngende aho mu gipangu ndamesha nunamye ndamesa reka sinakubwira nahenereje si ukumesa nivuye ngiye kumva numva abana bakubise igipangu barinjiye ngiye kumva numvamo wa muhungu wanjye Manzi niba ari igitenge cyanjye yabonye niba ari iki yabonye numva aravuze ngo ma nari nkase nk'inyuma ngiye nko kwanika numva arampamagaye nahise nirukankira inyuma kumba ahantu inyuma nirukiye inyuma y'igikoni hari akazu k'imbwa yewe data we imbwa yaramokeye imbwira ishwanyaguza ibiti by'akazu yarimo ndavuga ati ndapfuye noneho amahirwe nagize urumva Manzi yari kunyirukanka inyuma akaba arambonye ariko kubera ko nawe atinya imbwa nkanjye yahise asohoka mu gipangu imbwa numva yaragukoreye umuti iramunyishije rero guhita agenda akabibwira se aho noneho uriya mugabo ntabwo wari kumukira ari guhita kwirukana twari bwicane noneho n'ubundi uriya muntu yari nyine twarasangiye deni arasinda nanga nyine kubera ko njye nari ntashye nanga nyine musigira amafaranga ko ari umuntu wanjye nawe ati reka nyatware deni duhura nzamusubiza ariko ejo nitwe twavuganye kuri fone umunsi dufite gahunda yo kubonana Saderi ntabwo uri kumbeshya nko se ubushatse kuvuga ko igihe wayatware ko numvishe bavuga ko bimaze iminsi ubwo tuvuge ko utamuzi cyangwa utaramubona kuva icyo gihe nta minsi irashira ntabwo hashize iminsi ibyo bintu rero se mperuka winywera inzoga gusa ibyo kwiba byajemo bituvuye oya ntabwo wowe wabyumvishije nabi buriya abantu bavuga ibyo bashaka ariko wabyumvishije nabi twarasangiye arasinda urabizi ndi umwana mwiza ninywera agacupa ariko ndi umwana nanjye narizi ko winywera agacupa gusa ariko si ibyo kwiba nk'umuntu twari twasangiye twishimye ndavuga ati yasinze nshobora kuyamusigira hakaza abandi bantu bakatwara akavuga ko ari njyewe noneho njye ndavuga ati reka nyatware nimara kuyatwara njyewe tuzavugana nyamu sura naho agakweto maze guhanagura arambwiye umusange nyisimenye urumva rero ntabwo naba naramwibye ngo yifuze kongera guhura nanjye ahubwo nari ndi guhanagura agakweto ndi kugira vango ngende musangeyo wari ukuganagura ugiye guhura nawe ngiye kumusangayo nyamuhereze ananguriyemo akantu nk'umurambo ntabwo ngiye njya nkoreye mucira rero Shadiri reka mubwire n'igitumye nza hano nta makuru nari numvishe ndavuga ni nk'umuntu wanjye reka nze nkubaze ariko mbwiza ukuri kuko aya mafaranga wendaga kuyamusubiza cyangwa wari wayatwaye ibintu byarangiye yamusubiza ni ukuri ahubwo wowe nyine nese nawe kubizi kugira ngo utabizi ndashaka kuyamusubiza ushaka kuyamusubiza rero umwana wa mama niyo wenda iyo ngeso yo gukorakora yaba yajemo rwose ibyo bintu byihane n'ibipe wenda ujye wenywera agacupa ariko nako kagabanye njya mbabwira mukanga kumva ngo nigeze umuyobozi ariko nawe urumva ko atari byiza ni ukuri pe gukorakora ntabwo ari ikintu cyiza baravuga ngo imbwa yavoka ngo imanuka ihiye ntabwo ari uko babivuga baravuga ngo voka y'imbwa imanuka mu giti ihiye nanjye ubwo nari nanze kuvuga mu giti ihiye igahita iyirya ya yindi nyine imanuka ahandi yahiye nanjye niko byangendekesha uzajya ubona ahantu hari inyama rero iyo mbwa ujye uyigura ujye uyifata urugendo uzayihereza kuko yaragutabaye iwabo bavuga ko ndi kuyiroga oya nizo si ahantu rega buriya ahantu baguha ikiraka ahantu bahari ababakuzi rero umwana wa mama nk'umuntu twabanye igihe kinini tukaba inshuti narimvuze ni aya makuru reka nze nyabaze numve neza niba ari ariko niba ari byo koko niba wari watangiye kugira utwo tugeso rwose pe wihane ntabwo ibyo bintu ari byiza nari mpanyuze ariko n'ubundi nari mfite utundi tugahunda ndavuga ntereka banze mubaze numve ninsanga ari byo mugire inama tugire uko tubigenza ariko nyine wihane pe ugerageze wenda ujye winywera agacupa ariko nako nyine ugenda ukagabanya ariko ibintu byo gukora ku rugendo bivamo ubwo rero nari mvuze ntereka nze nkore n'inshuti yanjye mbaze neza numve niba ari byo turebe ukundi twabigenza ariko nyine wihane ubwo umbwiye ko wenda wari wayamubikiye ushaka ukuntu yamusubiza bitaraba bibi kuko ibi bintu byo kwibura bizi bishobora kukuviramo no gufungwa kandi dore uracyari muto uri umukobwa mwiza bishobora gutuma nyine byangiza ahazaza hawe ubwo rero naguhanaga wenda nk'umuntu w'umuyobozi ariko noneho w'inshuti yawe kurushaho ubwo naje nk'inshuti yawe ntabwo naje nk'umuyobozi numvishe rero ngomba kuza nkakubaza nkamenya ibyo ari byo ariko nyine wihane pe nta kibazo ngiye kujya ku miranda y'umusubiza ntugire ikibazo hari utundi tugahunda nari ngiyemo nari mvuze nereka nkunyureho nze nkubaze menye amakuru ayo ari
ubwo rero ugerageze pe inkuru mbi ziri kukuvugwaho zigende zigabanuke nawe uba umwana mwiza nk'uko byahoze kera urabizi ko wahoze uri umwana mwiza nta kibazo muyobozi ntabwo bizongera kubyumva sawa rero ubwo nari munyuzeho navuga reka nze ndebe numva amakuru niba ariyo ubwo turakomeza tuvugane nta kibazo nta kibazo murakoze gira umunsi mwiza kagire njye kubura hakiri kare nta wundi muntu barahura kuko ibintu bishobora kuza kunkora ndabona ari no kumpamagara kagende nambara udukweto njye kumureba ntaza kunkora kuko amafaranga y'abandi nanariye menshi n'uyu munsi ngaha arankora pe ntatsari ubwo rero ubwo gahunda ihari hariya uriya musaza wanjye hari ahantu bakora ndaza kumukubwira ko musaza wanjye turi inshuti cyane ndaza kumukubwirira gusa icyo nkwizeje ni uko utari bukabure ese ya telefone wacyayifite cyangwa ndayifite akazi nakabonye ntabwo yanyima telefone akazi ubwo nakabonye kabisa ahubwo ibintu ni ibyo ngibyo mwire madamu komera ko bagasa wiriwe reka kanicare mwana hagati buriya ngo umwami ajya hagati we amakuru se meze neza tashye karare sahagize ngo isagize amasizi we nabonaga hakiri kare ni amahoro nta kibazo mwasuwe uyu mukobwa yitwa Nadia ni inshuti yanjye inshuti yanjye cyane kamera twamenyanye yaje gusura ba Korode hano mu gipangu Korode nibyo Nadia mwari muri aha ariko turashima Imana Noheli yagenze neza se yagenze neza yagenze neza ugira ngo si umuntu atarwaye nta kibazo ndabeshya madamu siko numva uri gukora iyo nsanze wishimye nanjye ngo numva kwishimye ariko ntawamenya wasanga hari ahantu uvuye usomeje nk'umusasha turaziranye tuziranye urumva hari ntuzigize ra ariko umukobwa ni mwiza ni inshuti yanjye sinakubwiye se oya ndabizi ntujya ugendana n'abantu b'amafuti reka buriya umuntu yakuze ugakomeza kiriya cya kirenge mu kindi byagenze neza mu kazi mu kazi ni sawa usibye ko umuhungu tubana dukorana mo hariya warwaye ariko ubusanzwe nta kibazo ni wakoze akazi kawukora nabi birumvikana hariya ntabwo twari twebwe tugendera ku murongo umwe ntabwo tuvuga ngo buriya ni ibya runaka buri ibya runaka tuba tugomba gukora niyo mpamvu reka mbona agafaranga gafatika nibyo ariko uretse buretse kugenda ese kutambwiye ngo umbwire Nadia se mwembi mu kuvugana uduki Nadia nyine ni inshuti yanjye simbikubwiye se ni inshuti yanjye pe nyine mumbwira nk'ikiganiro mumigezeho nanjye mite nkomereza ikiganiro cy'abagore n'abakobwa urumva ushaka kukinjiramo hari ikibazo se Aya. ndi umuntu mukuru ntacyo bitwaye oya nta n'ibyo ariko kinini nari maze hano nzanira amazi nzanira amazi urebe ashobora kuba ari hirya y'igitanda cyangwa ujye no hanze ujye kureba nta kibazo cyaje byiza bimeze neza neza nta kibazo oya se kandi akujya umenya kuri hano ndi iwawe wagarutse oya nta kibazo ageze ngo se yarakoze mu se wari uri mu biki urimo urakora uwo mukobwa umubaza iki njyewe papa Gasaro kandi nkubonye umukozi w'akaboko nkorakora ngende ndakorakora namuzanye aha ngaha se ngo umukora niyo si n'inka nkorakora ariko ugira yawe reka ninywere ariko yewe najyaga ngira ngo ni agacupa konyine kumbi n'ibyo byawe cira birarura cira birarura ikibazo hari icyo ngize kandi ninjiye mbona umukabakaba mwana ariko we papa Gasaro ari we nk'abakaba umwana nk'uyu kandi mbonye uri kumukabakaba ariko bagabo mureba mute ndamukabakaba se n'inka ubwo urebye imisatsi ureba ibitendera ku matwi reka sinakubwira uvuye mu byo wari urimo uyu mugore ni ivuta ryanjye ari we iyi ni ivuta ryanjye ari we sinzi ukuntu wumva rero ayo mavuta hanyuma urimo urakabakaba ahangaha ukabakaba garura izo ntoki hano
ariko sengeze garura ariko abagore b'iyi minsi ahubwo nujya no kuvuga ureba hano haruguru vuga ureba hano vuga ureba hano ako kasakarengane soni aka ni akarengane se Nadia Nadia kuko urebe iki ko nabonaga ameze garura izo ntoki hano ariko uzijyana ariko se yarimo kukomorera ibi icyo nkubwiye